Papa mwaramutse. Ako mwaramutse iki? Koko dore ngwarayo. Umusore aryamira akaryamira aya masaha yose kugeza kuri akagera. Ese uri inkoko ngurabudikira amagi? Ndebera. Ese papa kubizi ko nta kazi mfite umunsi ari muri weekend kugira ngo nzinduke njyayo. Ubu hano nta kazi gahari. Ugomba kuzinduka ugakora hano hari akazi. Ugomba gukora akazi nk'abandi bantu. Mbese reka mbaze ngobaze. Ubu kugeza ubu ngubu uzi ko hasigaye icyumweru kimwe. Ubukwe bwa Ina Sylvie uri kubutegura. Ibyo se haraburikeze nuzi ko ibintu byose twabishyize ku murongo. Ikibura sinzo kandi nayo Iva yambwiye ko vuba ngaha ari buba yimbone. Ariko Iva uriya musinzi uvuga birirwa mu kabari. Uramutipe ngo ni Iva washyizeho ngo gushakira inzu. Urabona ufite gahunda uramutipe. Genda ushake babandi and B1 Limited bakurangira inzu uzakoreramo ubukwe. Nta wundi usiri mu biki. And B1 Limited. None Abo ni bande se papa? Abo ngabo bagurisha amazu, baranga amazu, amapartement bakaguha ahantu kuri ubukwe bwawe waba ushaka kugira ngo uhamare amezi nangwa se ugure inzu barayiguha. None se and B1 Limited umuntu yababona anyuze mu zihenzi. Anyuze mu zenzira. Nawe ushaka inzu yo kugura cyangwa se yo gukodesha imodoka cyangwa se ibibanza tugane tugufashe dutegura ibirori bitandukanye tukanagukorera sonorization ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 48 62 cyangwa se twandikire kuri email yacu ariyo andb1kane@gmail.com. And B1 Limited, good work is our culture.